hari abandi bakobwa bareba ngo ariko mana umukobwa wese ukoze ubukwe ninjya abwira ngo mwambarire urumva umaze kwambarira abanyeshuri bose twiganye agakora liste urumva agakora abo biganye agakora abo bakorana agakora nabo birirwa agakora liste akavuga ati ariko mana njyewe nawe Imana y'amahoro irakuze amen nawe Imana y'amahoro irakuzi uza abakobwa bashatse ngo uriya namugire muri bride shower ngo nuriya namugire muri bride shower ngo nuriya ngo naramwambariye ngo nuriya urutonde ni rwinshi ibyagutera pressure ni byinshi cyane ibintu bitera pressure za generation ari igihe ureba ukabona ni wowe usigaye muri uru rutonde rw'abantu mwiganye bose hari igihe ubona abo mwiganye barashatse abo mwakoranye urese yikura barashatse urumva nono uzi nono stati noneho z'abantu bashatse uzi ko ashyiraho stati ukabona wenda arashatse aranabyaye yashyizeho n'akabebe ukabona ari kumwe n'umugabo we ku mazi noneho wareba statize agahita avuga ati wabibonye ati ni wowe usigaye ku mana noneho njyewe ndago wigendera kuri pressure ntidukwiye kugendera kuri pressure z'inshuti zawe za statu ubona ukagira ngo urasigaye oya shalom turabasuje mu izina ry'umwami Yesu Kristo wa Nazareti ni byumvuhinduke Imana y'amahoro iduhana umugisha ko tugeze aka kanya tugihumeka ushobora gukurikirana byumvuhinduke umeze neza ni byiza ariko wowe utameze neza Imana y'amahoro nikugire neza tubivuze mu izina rya Yesu amen aho turagusubuje ndi kumwe na Jack ko bisanzwe Jack na amahoro uyu munsi turaganira kuri pressure zo gutuma abantu bashaka abahungu n'abakobwa pressure abantu benshi hari igihe abantu bashaka kuri pressure amajwi y'abantu akaba menshi amajwi y'ababyeyi amajwi y'inshuti Jack ubibona gute ndabanza gusoza abakunzi ba byumvuhinduke Imana iduhana umugisha amen icyo kintu ni ikintu tutarenze ingohe muri iyi minsi abantu benshi cyane bari gukora ibintu mu buryo butunguranye cyane kandi uko biri kose Imana niyo igena ibintu byose Imana iba yarakugeneye umunsi wo kuvuka cyane ibizi n'uwo munsi ibyo bintu bizaberaho ubundi Imana ikiturema tukiri mu nda za mama Imana ateguye plane yose ayo nziza ku buzima bwa muntu Imana niyo izitangiriro ikamenya n'iherezo rya buri muntu wese kandi buri muntu wese burya Imana imufitiye umugambi mwiza cyane ntabwo rero nta muntu n'umwe uba ukwiye gushyiraho undi icyo gitutu cyangwa iyo pressure mu bijyanye no kubaka urugo cyangwa kurongora no kurongorwa ndavuga ku basore n'inkumi kuko icyo gihe iyo kigeze Imana yateguye bya bintu birakorwa kandi bigakorwa neza cyane uhura na wa muntu wawe Imana yaguteguriye urugo rukubaka kandi rukubakwa neza cyane nirwo ruba rurimo umugisha ni ukuri Jack abantu benshi bari kuri pressure cyane urubyiruko pressure zo gushaka uzashaka ryari wowe kusigaye amaherezo yawe imyaka yawe amajwi akaba menshi kandi ni ukuri nawe kuko kumva ibintu biragucanze kumva warasigaye kumva uri inyuma abakobwa noneho ikibazo nk'umukobwa ntabwo yishaka cyane abategereje uzaza abasore nabo hari igihe bamushyira kuri pressure n'ibihe tugezemo nta kintu umuntu afite mawe ibihe birakomeye birakomeye bisaba kubitegura cyane bisaba kubitegura
uwo muntu yaba ari ababyeyi biwe, yaba ari inshuti ze, yaba ari abantu biganye, ntukwiye kumushyiraho pressure cyane. mureka akora ibintu byiwe mu gihe cye, nawe ubwiwe ari kubyiyumvamo ko icyo gihe cyageze. twabivuze Imana yagennye ibyacu, Imana yagennye ibyacu, Imana yagennye ubuzima bwawe. Hari ikintu nkunda kubwira abantu ngo ntitukabe nk'uko abantu bashaka ko tuba. Oya, twebwe tugomba kuba nk'uko Imana ishaka ko tuba. Ikindi, hari igihe umuntu agushyira kuri pressure. Jack ndabyibuka, hari abantu bambwiraga Aimable kudakora ubukwe gute na gute, rega wabuze iki, nibyo turahari nk'abantu tuzagufasha, n'imyaka irakujyanye. Icyadunguye nuko babana ahubwo bakubwiraga ariko wowe ibintu nk'ibyo. Babana ahubwo benshi muri bo usanga batanagaragaye no mu bintu byabo. abo wari wiringiye, abo umuntu yavugaga ati uyu nguyu we nta kabuza, kavuga ati uzi ko reba igihe gishize, ariko hari n'abatazi ahomba nuko mbayeho, ariko yaravuga ati ko wowe bimeze gute na gute. Oya, nta pressure, nta pressure umuntu nta pressure, nta pressure. Bakobwa bashiki bacu, nta pressure. Imyaka yawe ntigutere pressure. Hari n'abandi bakuru kuri wowe bagitegereje, kandi hari n'abandi bakuru kuri wowe bashatse. Nukuri nta pressure, buri wese agira igihe cye. N'ababyeyi Jack, cyane cyane pressure z'ababyeyi. Umubyeyi nukuri, buri mubyeyi wese aba yifuza ko wakora ubukwe, kandi ni byiza, ni byiza pe. Nukuri mwe mudukurikiye, basore namwe bakobwa, niba hari ikintu kiryoha no gushaka, no kugira urugo rukomeye, no kugira urugo Imana iguhuza n'uwo yaguteguriye. Ibyo bikozwe neza birimo umugisha. Iyo bikozwe neza birimo umugisha w'Imana, wahuye na wa muntu Imana yaguteguriye, biraryoha. Ariko niba hari ibihanda, amahwa, no guhura n'umuntu Imana itakugeneye, nizo ngaruka abantu benshi bari muri iki gihe. Kubana n'umuntu mwashakanye ariko Imana itakugeneye, pe biruzuye. Ushobora gufata icyemezo cyawe, Imana ntago yanga amahitamo ya muntu. Imana iravuga ati mwana wanjye, dore nguko kugomba kugenda nuko. Imana wowe ushatse ukora ibyawe, ufite amahitamo muri wowe, niyo mpamvu nujya kunywa itabi cyangwa urumogi cyangwa iki, ni amahitamo yawe. Ntawe uzaza ku munwa ngo ubone, uzakora ibyawe. Rero nibyo tuba turi kuvuga ababyeyi, mwana wanjye dore uri yarashatse, mwana wanjye dore imyaka ugize, mwana wanjye dore. Ni byiza umubyeyi yakugira inama, kandi koko ababyeyi bifuza ubukwe, bifuza ko wakuba ku rugo rwawe, ariko wigendera kuri pressure z'ababyeyi. Jack, pressure z'inshuti, pressure za generation. Ari igihe ureba ukabona ni wowe usigaye muri uru rutonde rw'abantu mwiganye bose. Hari igihe ubona abo mwiganye barashatse, abo mwakoranye, urese yikura barashatse, urumva noneho uzi noneho stati noneho z'abantu bashatse, uzi ko ashyiraho stati ukabona wenda arashatse aranabyaye, yashyizeho n'akabebe, ukabona ari kumwe n'umugabo we ku mazi, noneho wareba statize agahita avuga ati wabibonye, ati ni wowe usigaye ku mana noneho njyewe. Ndago wigendera kuri pressure. Ntidukwiye kugendera kuri pressure z'inshuti zawe za stati ubona ukagira ngo urasigaye. Oya, ariko uzi ko kugenda mbere atari ko kugerayo. Ntabwo ariko kugerayo, ntabwo ariko kugerayo, uca mu nzira kwihuta siko. Kandi abantu benshi muri igihe tugezemo bari kutwereka uruhare rwiza rwabo, urumva ntibatwereke kote faible, akatwereka nyine ku mafoto ko yagezeyo. None akwereka ko byagenze nabi, arakwereka akenshi izi stati
abenshi burya berekana n'ubuzima ubwo ubuzima berekana ntabwo ari bwo barimo. uzarebe kuri stati Ntabwo ari iyo umuntu yatetse inkoko n'iki ko hari bwo abishyira kuri stati buri ko munsi batwereka bari imvange urumva buri munsi arimo. bakobwa namwe basore mwigira pressure barashatse ni byiza nawe uzashaka igihe cyawe kirahari. barabyaye ni byiza nawe uzabyara mu izina rya Yesu bakoze ubukwe ni ukuri nawe uzabukora wigira pressure uwawe arahari Imana yaramuteguye mu gihe njya nkunda kubwira abantu ngo niba utarasaze niba ufite ubwenge buzima reka abantu bavuge bakubwira ibyiza byo gushaka pressure zize neza ariko nawe genzura. Ntago twanze inama, umuntu ashobora kuza kukugira inama pe inshuti abavandimwe ababyeyi bakugira inama cyane, nyuma y'izo nama ugahitamo genzura ukurikiza ibyo ubona. Wigendera mu kigare ngo aba bagiye gutya cyangwa ngo hari uburyo yabikozemo, hari n'inzira nyinshi cyane zo kubikora biriya. Hari udategereza inzira z'Imana agashakisha inzira ziwe ari bubikoremo cyane, akabikora mu buryo nyine butaboneye, akanakubwira ati ngiye nuguma muri ibyo ngibyo abasigaye nta bundi buryo wabonamo umugabo. Ariko reka nkubwire, uzi ko ushobora gushaka kubera pressure uwushatse ukagwa nanone ku wundi nawe wagushatse kubera pressure, nawe yari ifite depression, akeneye umuntu azi ko ari wowe ugiye kumuruhukiraho, nawe ashaka umuntu uruhukiraho. Ufite pressure uguye kundi muntu ufite pressure, nyumvira urugo none ni pressure gusa. That is why ugomba kuba wowe. Ukeneye bya bintu erega Aimable, biriya bintu ubu byiyumvamo koko igihe kirageze ko nawe uba ku rugo. Hari n'abasore igihe kigeze ariko ukareba no kwigura ipantaro ntibishobotse. Nose urashaka gute ubu uramuhereza mu rugo umusore udafite ubushobozi nyuma yo gushaka aho uzi ko buri abantu batekereza urugo nko munsi umwe w'ubukwe. Reka nkubwire ni ukuri, nta n'umuntu utakora ubukwe. Abantu benshi bagize ngo batinya ubukwe nyuma y'ubukwe hariyo wa munsi bagusezeye bagiye mwaserebuye byagenze neza, niho sasa ibintu biba bitangiye. Reka nkubwire musore nawe mukobwa udukurikiye, ubukwe nawe wabukora ariko nyuma y'ubukwe, nyuma yacyagiye twaje mu bukwe tugusuhuza twifotoza tubyina, nyuma ya mihango tukitahira, nyuma yacyagiye rero yari ryajoro nibwo urugo rutangiye. Abantu benshi bazi ko urugo cyagiye nyine ku mafoto bazamura batwereka impeta bagira gute, akavuga ati gitsego ndagitsinze. Urugo rutangira nyuma ya wa munsi. Mwitonde, hari n'abantu uba wizereyemo uvuga ati nibimera nabi mu rugo reka ngeyo, nibimera nabi ngezeyo nzahamagara Aimable, nzahamagara Jacques mubwire ikibazo nagize. Bahita batangira kuva mu buzima bwawe. Nabivuze bavuga ati wabaye umugabo wakuze ugomba kwirwanaho. Oya jabura reka mbwira, uraba biteye n'isoni gushaka ukajya none wirirwa umeze nk'umwana uhamagara bakobwa urugo ni nyuma ya wa munsi. Basore mwirinde pressure, abasore no bafite ingorane mana yanjye. Erega nibo byose bivamo, nibo baba bakeneye ubushobozi, bakeneye ubushobozi bw'ibifatika. Nibihe turimo noneho biragoye no guhiga ibintu bidafatika, ariko byanze bikunze umusore abagomba kuba afite ubushobozi runaka kugira ngo ubwo bukwe bubeho nibiza atunga urugo kuko bizamureba. Hari igihe abakobwa Jack bavuga ngo ariko mwana aya magambo y'ibiki agahita ngo reka mpfe kugwa hariya ngo barandarambiwe wipfa kugwa hariya. Abantu ntiwababuza kuvuga wipfa kugwa hariya mukobwa, wipfa kubikora, wipfa kwigenda hariya ngo niho nzagwa ngo wipfa kugenda. Mukobwa
wipfa kugwa hariya. ntabwo ari ugupfa kuhagwa. Puresha zitera abakobwa kwishingira, ngo none ngo ndabigira gute, akagenda ku musore akanga kuvayo. Iriya ni puresha. Kandi hari abakobwa benshi babayeho nabi kubera kwa ngo ubu buzima reka mpfe kugenda kubera puresha z'abantu. Mabu, urugo rwiza ruba ari ijuru ryiza, ruba ari ijuru. Umva, ni ijuru ritoya mamuremye, ariko noneho iyo wishoye nk'uko nguko kagwa nyine ugapfa kugwa, bihinduka ukuzimu. bihinduka ukuzimu. Ya puresha wari uri guhunga, bya bibazo wari uri guhunga irakurenga noneho biba byinshi cyane biri kuba. Nta buzima bwiza burimo. Abantu bitonde. Umva, hari abakobwa bavuga ngo njye nabuze numbaza izina. Urumva, iyo ni puresha. ngo ubuse ngo bizagenda gute, twe imyaka iri kunsiga. Mukobwa n'abatari we barashatse. Harya bavuga abafite ubumuga, niko bavuga. Abafite ubumuga hari abashatse, abafite tayiri hasi kuri we hari abashatse, abarebare kuri we hari abashatse, abagufi kuri we hari abashatse. Bitonde, nta puresha. Igihe cyawe nikigera, Imana izabikora, irabikora. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza. Mushaka nabo ubwabo ingo zabo zarabacanze. Abantu benshi ngo shaka nabo ubwabo ingo zarabacanze. Ariko nta muntu n'umwe ujya wifuza kubwira abandi ko yayobye. Bagize ngo aba bantu bacana inyuma, yakubwira ngo nawe arakubwira ngo shaka, aca inyuma uwo bashakanye. Ni ibintu tubona rero ku masitati kuri social media. Abo bantu akenshi nta nubwo ari bwo buzima babayemo. Nta muntu n'umwe ujya wifuza kubwira mugenzi we ko yayobye, yihuse akayoba. Arakwereka ko ubuzima bumeze neza, urushako rumeze neza, nawe wabibona ugahita uhungabana, umutima ugahungabana, ati abandi bageze mu bintu byiza baransize. Tuza utegura ibintu byawe, nta puresha ikwiye kubaho, cyane cyane ku babyeyi. Ababyeyi mwishyira puresha ku bana banyu. Babyeyi mugira inama abana banyu, baratekereza, ni bakuru bareke batekereze, bagira inama, babishyire mu bikorwa. Mwisa nk'ababashora. Jack, hari igihe umubyeyi wawe ku myaka yawe agushora. Uri umukobwa aragushora, uri umusore aragushora cyane. Ubuzima burahenze babyeyi. Umubyeyi atangira avuga ati erega wakuze ndashaka akana. Niko bitangira ubundi. Ibaze akana ariko uragira abazaguhambanika. Ariko nta nubwo dushaka akana gutya gusa, turashaka gukora ubukwe ukava mu rugo ukajya gukora ubukwe rwawe. Erega reka mbwire, ubukwe ababyeyi n'inshuti bagufasha mukabukora, ariko nyuma ni wowe n'uwo muzabana. Ugira ngo kubana ni ibintu byoroshye. Ntabwo ari n'ibintu byoroshye, ariko umuntu mutarerana mu nzu, mwebwe babiri. Erega buriya niyo mwateretana gute ntabwo muba muziranye neza. Rero buriya kubana mu nzu ni ikindi kintu, ni urundi rwego. Uriya muntu mubaye umwe kurushaho. Hari umuntu wambwiraga ukuntu bamubwiraga ngo shaka, yari umusore, ngo shaka ngo karakana, ngo shaka ngo karagakobwa, ngo gafite imico myiza. Uzi ibintu umusore yahuye nabyo? Nuko yasanze ba bandi bamubwiraga ngo ashake basambanyaga wa mukobwa. Bagashaka ngo wa mukobwa puresha abashyiragaho zigabanyuke kuko yabonye umugabo. Basore mugenzure, bakobwa mugenzure. Puresha hari n'ibindi bintu numvishe noneho biri kugira. Iriya puresha iri mu buryo butandukanye. Hari n'abagushyiraho puresha, wa mugani wawe wa mukobwa. Ubu ngubu ngo basigaye bishakira
abapapa ku ruhande bafite amafaranga, urumva akaba agushyize hariya ku buryo ntihagira ikibazo kibaho, bazahita bagusunikira muri rwa rushako. urumva wa mupapa ari ku ruhande ari gufinansa, noneho bagahita bagusunika ati uwo ugomba kumurongora niwe mukundana, ati n'amafaranga nta kibazo. urumva wa mupapa agashyiraho amafaranga mugashaka. Ntabwo bivuze ngo murakundanye, nta nubwo ari ukuvuga ngo ni urukundo rubahuje, ariko kubera ko ari wowe wenda wari gushakisha uburyo nawe uzakora ubukwe uzagira gute, ukaba ubonye ubufasha, ubonye support. Ibi bintu rero, ibi bintu biba bihutiyeho burya, ntabwo bivuze ngo murakunde. N'ubundi wa muntu utwaye hari igihe wagera imbere nabwo akaguhinduka. Mana yanjye, ariko mukobwa wigira pressure, musore wigira pressure, ahubwo umuntu muzashakana murakundana uramuzi, akuja uzi ibintu biri mu bantu, banza ugenzure, uzi ibintu biri mu bantu, banza ugenzure, uzi imana abantu bimitse mu miryango yabo, abantu bimitse b'imana mu miryango yabo mutazi. Uramenya utazagwa ahantu ukicuza. ese usanze hari ibindi bimana wa mugana akorera, uzi ko hari umuntu mubana, nkajya kuryama kuri matera, ati reka ati wacu nta matera turyama, turagushijwe sogokuru yanjye ja tuzajya turara hasi iyi myaka yose tujya kubana. Turamenye wacu matera ni ukuzireba niko bimeze. Kandi nako bimeze rero mugenzure pressure ntisikagutere kujya ku muntu udakunze. Hari n'ababi kandi ikibazo njaka uzi ko abantu bakutera amagambo, nta hantu uzakwepera amagambo, bazakuvuga utarashaka, nushaka bazakuvuga, umaze no gushaka ahubwo niho bakuvuga uza amagambo yawe. Hari n'abaza kugusura bazanywe n'amagambo, baje kureba ko bya bintu koko wabigumanye. Ubwa mbere bagusuraga wenda mu gataje ahantu wagize wacyuriye umugeni, uzashaka kubera pressure, nugeramo bakuvuge ati noneho tarapfuye, noneho tarapfuye ubuzima bwawe. ntabwo wabuza abantu kuvuga, cyangwa se nibagusanga ahantu heza ati asigaye yiyemera, ariko se buri azaguma kuriya. Abantu baravuga, ariko ibyo twari turi kuvuga Jack, nyuma ya pressure z'abantu, nyuma y'amagambo y'abantu, nyuma y'imyaka, ako gisinzi uzi ko abantu benshi, abakobwa benshi ngo imyaka ngo iragiye, bagashaka kubera pressure. Wishaka kubera pressure kubera imyaka, shakana n'uwo mwakundanye, ubyumva, wipfa kugenda, wipfa kwiyahura. Nta muntu wiyahura mu rushako, never. ni nacyo kintu kibaho. Erega uba ugiye mu kindi gice cy'ubuzima, kandi uzabaho ubuzima bwawe bwose. Uwo muntu wiyahuye ugiye kubara nawe ubuzima bwose. Uri kumva noneho urimbwira ukuntu uzarara hasi nimba atajya arara kuri mato. Ariko man, ariko uzi ko hari n'ababigwamo nawe. Umva, ushobora gushaka umuntu ukamujyaho kubera pressure, ngo uruhuke, byakurenze. Kuko n'abashaka, hari nk'abakobwa abona ubuzima bwamucanze, nta mavuta, nta misatsi, ubukene. Umukobwa agata bati uramuhungu, akamutagetinga ati reka njye kuguhariye. Uzi ko ushobora kujyayo ukwebye ubukene, wa muhungu mwakora ubukwe hashira nk'amezi angahe tujya tuyo basanga umuhungu arapfuye, cyangwa se nibyo yakwerekaga ntago ari ibyo nabyo afite. Niko ya modoka yazaga gusura ari yirirwa kuzenguruka na downtown ntayafite, yayitiriye. Ahubwo natero ubuzima ugiye kubamo byarangiye n'ubundi. Ariko dushishoze bene data, dushishoze. Reka dusabire umugisha abasore n'abakobwa. Kandi ikindi dusaba n'ukuri, hari n'abasore bageze mu gihe cyo gushaka Jack, nibyo bari no kuri pressure. Navuze ngo gushaka no umugisha, ariko badafite ubushobozi, ntawanga ibyiza, badafite amafaranga, ibyiza
badafite amafaranga turabasengeye mu izina rya Yesu. Imana nibashoboze, Imana y'amahoro nibashoboze, ni ukuri Imana ibaha amafaranga, ibahe support mu izina rya Yesu. Musore ushobora kudukurikira igihe cyo gushaka ari icyo ngicyo urimo ariko nta bushobozi, Imana y'amahoro nikugire neza, niguhe aho ukura amafaranga, niguhe aho ukura ubushobozi mu izina rya Yesu. Hari umukobwa wambwiye ngo mfite sheri dukundana ariko sheri nta kintu afite. Uko abantu benshi babayeho gutyo, akaba afite umusheri bakundana ariko nta bushobozi. Ni ukuri Imana y'amahoro nibaha amafaranga, nibaha ubushobozi, nibafukurire iriba ry'imigisha mukura mu bushobozi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Hano abakobwa bari kudukurikira ubu bari kuvuga ati ariko se izi pressure bari kuvuga ko ari zo zindiho. Wigira pressure. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mugari. Amena. Imana y'amahoro nikugire neza. Amena. Imana y'amahoro ikurinde pressure mu izina rya Yesu. Igihe cyawe kizagera, kiragera. Amena. Ndibuka Petero, Yesu yaramubwiye ati Petero ngwino. Yesu ari kugendera hejuru y'amazi. Petero araza. Ariko Petero ari kugendera hejuru y'amazi akura amaso kuri Kristo, areba amazi. Icyizere gihita kigwa. Hari n'abandi bakobwa rero mwikwita kuri pressure, namwe basore mwite kuri Kristo. Icyizere kibuze rero urishingira. Urishingira muri rwa rugendo nyine iyo pressure zikwishe urishingira, upfa kugwa aho ubonye. Iyo pressure zikwishe uri umuhungu ariko nanjye reka mbemeze. Ariko ja uzi ko hari abasore babatinganye urumva, ariko nabo kubera ababyeyi babo cyangwa n'ibintu bakora washatse n'umutinganye. Waba uri umukobwa rero ugahura na wa musore umutinganye, nta nicyo ari kukumari azajya ajya gutingana ahandi akaza bene data ibyo bintu byuzuye tuze rwose. Reba kubera uri umukobwa uri kuri pressure, uhuye na gasore nako kari muri pressure na wa musore wabo bamutuze ngo ashake, nyine apfuye gushaka kandi nta nicyo ari kubera hari abatinganyi banze kubyeba biri mwiba. Iwabo rero baramubwira ati gira fasha kwa mafaranga tuyafite. Urumva ashaka kagakobwa nako kubera pressure z'amagambo z'ababyeyi z'inshuti za Karen avote ari kuriye usanze umutinganyi kubera pressure, ahita yiyaka ahubwo wa wundi bakundanaga w'umukene agahita avuga ati reka njye kuri uriya muti nyine ntago bazi ko umutinganyi, agahita ajya kuri uriya akamujyaho kubera kabona ko ari wujuje ibyo yashakaga, yujuje ibyo gukora ubukwe. Tuzahora tubivuga urugo si umunsi umwe, ntabwo ari umunsi umwe, niho biba bitangiye, ahubwo niho bitangiriye, birategurwa. Tuba tukiri gusabira abantu umugisha. Bakobwa Imana ibaremera ishimwe mu izina rya Yesu. Nibahuze n'umuntu w'umumaro, niguhuze n'umusheri umugisha mu izina rya Yesu. Amena. Kandi reba Kristo wikwita ku bantu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Abandi barashatse nawe uzashaka mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amena. Ubuzima bwawe n'ubwawe si ubw'abariya, si ubw'abariya. Nyuma abantu bakubwira ngo shaka uzashaka, hari n'abatazongera no kuguhamagara. Wa munsi w'ibirori urangiye hari abo utazongera kubona. Ngo iki? Ndabikwijeje ko hari abantu utazongera kubona. No mu minsi y'ibirori hari abaza barakwiye ngo ushaka washaka ntibanaze no mu bukwe bwawe. No mu bukwe ntibanaze. Bagutwerera ntabwo bagutwerera. Kandi wewe warutegereje amafaranga azabavamo. Ariko bara abantu barabeshya cyane mama. Abantu barabeshya cyane. Hari abandi bakobwa twibagiye kubavugaho. Hari abandi bakobwa bareba ngo ariko mana umukobwa wese ukoze ubukwe ninjye abwira ngo mwambarire. Urumva umaze kwambarira abanyeshuri bose twiganye, agakora liste, urumva agakora abo biganye, agakora abo bakorana, agakora nabo birirwa, agakora liste akavuga ati ariko mana njyewe nawe Imana y'amahoro irakuze. Amen. Nawe Imana y'amahoro irakuze. Uza abakobwa bashatse ngo nguriye namugire muri bride shower, ngo nuriya namugire muri bride shower, ngo nuriye ngo naramwambariye, ngo nuriye
urutonde aba ari rwinshi, urutonde ni rwinshi, ibyagutera puresha ni byinshi. ni byinshi cyane. Uzi ibintu bitera puresha. avuga ati uyu nguyu ntabwo adusha n'ubwiza, Umva. ako si buriya kuko ugiye Ati- ngura umugabo ne. urumva tinuriya koko. Ariko mana we, aba basore n'abakobwa puresha zishe ni ukuri mana, bagire neza, baha ubuzima mu izina rya Yesu. Kandi mana uzabubakira urugo rwiza. Jya hari urugo rwiza ugeramo ugaseka ukanezerwa ukumva uraruhutse. Aba bakobwa n'aba bahungu nibyo tubasabiye, nibyumva uhinduke mu izina rya Yesu. Ndasenya puresha zari zikuzengereje ku buzima bwawe, umwuka wa puresha uvuga ngo go hariya pfa gushaka uriya, nawe bikore turahari, nawe bikore tuzagufasha. Ndasenya umwuka wa puresha mu izina rya Yesu Kristo. ntukongere kugira puresha. Imana y'amahoro nibaha umugisha, nibyumva uhinduke, mugire ibihe byiza.